Aravuza iyabahanda. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bumvise umuntu uvuza induru acura imiborogo nta jambo na rimwe yatura ngo avuge, nibwo bagira bati aravuza iyabahanda. Wakomotse kuri Bahanda ari ku rugerero rw'Imututu na Muyange aho ni muri Butare ahayinga mu mwaka w'igihumbi 700. Uwo mugabo Bahanda rero yari ku rugerero rw'Imututu. Hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Umunsi umwe urugerero ruterwa n'abarundi, barutera abari barurimo bagiye gucurangisha ku bisi bya Huye bigishwaga n'umurundi. Ni nabwo rero ngo gucuranga byadutswe mu Rwanda. Mu rugerero hari umugabo witwaga Migisha, undi akitwa Mazi ndetse na Bahanda. Urugerero rutewe, Mazi arahunga yurira urugo, umurundi aramufata amutera umugeri hanyuma aramucika. Urwo rugo rero rwari rwubakishijwe imiyenzi. Mazi amaze gucika uwo murundi, amata y'imiyenzi amugwa mu ntoki. Umurundi ariyamira ati bana b'abarundi, sinababwiye ko nzabatanga umubisha uva amata mu mataba ya Mututu. Ubwo Mazi ariruka ageze Muyange akebuka bagenzi be ati bahungu we, ubu rero mubona ndi kwiruka ndahunze. Yararukaraga rero yiruka amasigamana. Iwabo hari Buguri bwa Kinyinya na Remera mu Rukoma, akomeza ibuguri ubwoba bumucikisha iwe. Murenza ku rugo rwe arambuka agirunda na Gihara, we yagiraga ngo nihiwe. Aha rero niho haturutse n'umugani abanyarwanda bakunda guca cyane bagira bati yaruciyeho nka Mazi. Aha rero baba bavuga urugo Mazi yaciyeho agira ngo siwe, hanyuma akaharenga, hanyuma bakagira bati yaruciyeho nka Mazi. Dukomeje inkuru yacu rero, inkuru imaze kumenyekana ibwami yuko Mazi yagize ubwoba bukamucisha ku rugo rwe, Cyilima Rujugira amubuza kuzasubira ku rugerero ukundi, amugabira kujya atora abana b'inkoko baraguririzwaga abatabazi. Twibukiranye yuko abatabazi ari abaragurizwaga bagatabarira igihugu, bakazagenda bakagwa ku rugamba. Abatabazi ubusanzwe ibwami bitwaga abacengeri, bakajya ku rugamba bazi neza ko bazagwayo, bakagenda bambaye uruhu rw'imondo, bisigaga amabara mu maso, bakagenda bazwi. Icyabibateraga rero, bajyaga ku rugamba bazi neza yuko amaraso yabo azasama umubisha. Nk'urugero, bajyaga gutera i Burundi, bakagenda bafite umutabazi uzatabarira igihugu, bakagenda bizeye neza yuko uyu nguyu naramuka arashwe n'umwanzi cyangwa se umubisha, amaraso ye akagwa ku butaka bwabo azabasama, akabasama bakakorwa, hanyuma bagatsindwa mu rugamba. Aba rero nibo bitwaga abatabazi, bagatabarira igihugu, akenshi ubwami bakabita abacengeri. Umwe muri ba bagabo batatu rero basigaye ku rugerero rw'umwami yitwaga Migisha. Migisha asigara arwana n'abarundi, ababuza kujya mu rugo. Ubwo umurundi abwira abandi yuko yabuze umuriro wo gutwika urugerero. Umunyarwanda avana igiti gifashwe mu gicaniro akijugunya mu muharuro w'urugerero ati ngaho noneho rutwikwe, dore ubonye umuriro. Umurundi wunamye ajya kwenda umuriro, Migisha akamuhamya mu cyico akamutsindaho. Undi wese ugize ngo arunama kwenda cya gishishemuzo, Migisha akamwica. Abarundi batinya kwegera wa muriro. Migisha arangurura ijwi ati zinga mbuga rya Kamarampaka ndi imfizi y'ikirushya bya by'intare yandiriza, nimurebe ngo ndabikizimya cy'urugo rwa Cyilima Rujugira umwoka nyagwamwe. Bahanda nawe rero ubwo ngo yagiye akurikiranye na Mazi, avuza induru ndende arinda agera ku bisi bya Huye, ariko ntavuge icyo avugiriza induru. Bigeze aho umwe mu bahungu bacurangishaga ku bisi bya Huye yumva iryo jwi, arangije agira ati iryo jwi ni irya Bahanda. Nibwo rero bamukurikiye, bagenda biruka ngo barebe uwo ari we. Ab'impakamyi bafite amaguru aruta y'abandi baragenda baba baramusingiriye, bamusanga ku cyitwa ku kigisari cya Huye. Bamubaza akamubaza igituma avuza induru yiruka, hanyuma baramufata. Bakekaga ko rero yasaze. Amaze gucururuka ababwira ko ibintu byacitse ku rugerero. Abahungu barahurura bagenda biruka. Bageze Mututu basanga Migisha yabujije abarundi kugera ku rugo kwa Cyilima Rujugira. Yababuzaga rero kwinjira ngo bataza kunyaga inka zo ku rugo no ku rugerero. Urugamba ruranzikana, ruracurika. Abarundi barapfa baraneshwa, abanyarwanda baratsinda. Nuko aho batabarukiye, iyo nduru y'Abahanda bayihimbazamo mu bitaramo, ihinduka umugani n'uyu munsi turiho bavuga bagira bati aravuza iy'Abahanda.
babivuga rero bashingiye ku muntu wenda uriho cyangwa se warwaye akavuza induru ariko akaba atagira icyo asobanura. Kubera ibyo rero Bahanda uwo Cyilima amugabira kuba umushumba, aba umutahiza w'inka akajya avuza urwamo. Kuvuza iya Bahanda bisobanuye gutaka uboroga ariko utavuga impamvu. Kuvuza iya Bahanda iyo baba bavuga induru, dore ko Abanyarwanda rero bavuga bakazimiza, ariko mu by'ukuri burya ntabwo ari inshoberamahanga, ahubwo ni Ikinyarwanda, ni umuco wacu, ni ubuvanganzo, ni amateka tuba tuvuga. Uru rubuga ni urubuga twashyizeho kugira ngo twibukiranye, dusome, tuganire. Ibyo tubasomera tubikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani, ari naho twakuye izina ry'urubuga rwacu. Niba uri mushya turagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe aho ngaho kugira ngo ujye umenya imigani yacu, imenyere igihe, ntuzayibwirwe n'undi uwo ari we wese. Niba dusanganywe rero turagusaba ngo ubitange, ubihe abandi bamenye ibyo dukora. Niba wifuza umugani runaka jya hasi muri comment, hanyuma utwandikire utubwire umugani wifuza, tuzawugushakire tuwukugezeho. Ibirari by'Insigamigani rero byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, turabakunda cyane. Kimwe umekoroherana abo tutavuga rumwe, ninda wa muco mubi uhora uvuga ngo mera nkanjye cyangwa urimbuke, mera nkanjye cyangwa urimbuke. Ndindubugamba n'uburyarya, ndindubucakara, yama nawe meraga ayisemuye mu ndimi, barayiharabitse ayitesha agaciro. Wakuri wakundaga guca mu ziko ntigushye, aje mazi ibihugu turaceceka, ati reka ibyanyu fata ibyanjye cyangwa urimbuke. Narare